mwaramutseho ewana abantu benshi basigaye bambaza impamvu nabaye umusazi ugenda uvuga muri kasike wenyine ewana nsigaye mbasubiza yuko ariko navutse meze kandi nibyo koko barabizi yuko navutse nashyitse ewana bibaho bantu bibaho nuko hagati aho ngaho kuri icyo kibazo rero nabigize blague uri mu biki nshuti wowe uri mu biki icyo kibazo nakigize blague abantu benshi bambajije icyo kibazo bati ibiki byagufashe numva nubwo rwose bari basanzwe bambaza icyo kibazo kuva na kera kubera yuko nkunda gukubagana none ubu kumbona ndimo ndakubagana n'iki gikoresho bumvishe yuko nasaze burundu kandi yuko kizanyica byashoboka yuko kizanyica tu byashoboka ntawe wabimenya ariko hagati aho ngaho mashaka kugira ngo ngende ntwaye nkigengesereye ariko icyo nashakaga ni ukugira ngo mbashe kugabana iminsi yanjye uko mba ngenda mu muhanda amakosa akunze kubaho ubuzima bwa buri munsi bw'umumotari ibimushimisha ibyo yanga ibimusetsa ibimutangaza abantu basaze hanze aha ngaha kundusha kandi birumvikana nuko akaba ariyo mpamvu urebye yatumye nashakaga gukora kano kavideo ka buri munsi. Ikindi kandi ni uko ku bantu batazi Buruseli, ese ni gute nabereka Buruseli bitari amafoto gusa cyangwa se bitari Google Map. Nuko nabyo rero biri muri bimwe nshaka kugira ngo nzakore, ni kuzajya ntembereza abantu muri Buruseli. Polisi abanyatembereza abantu muri Buruseli nkabereka udukaritsiye birirwa bumva, udukaritsiye nk'utwo ngutwo nka twa Matonge aho ngaho akaba ariyo karitsiye y'abirabura cyane cyane abantu bavuye muri Congo, niyo Nyamirambo urebye. Itiremamo de priorité.